Bavandimwe mwese duteraniye hano muri iri gororero rya Huye, namwe mwese mudukurikiye kuri Patches TV, nteruye mbifuriza Pentecost nziza. Roho Mutagatifu wamanukiye ku ntumwa, mwese abahe ingabire ya Pasika ya Kristo azutse, mwese abakure mumva z'ubwoba mufite, mumva z'ingorane zibagashe zibaboshye impande zose, maze abahe ubwigenge busesuye. Isomo twumvise rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, twumvise Luka Mutagatifu atubwira iby'uwo munsi wa Pentekosti, ngo umunsi wa Pentekosti ugeze, ngo intumwa zari ziteraniye hamwe zikingiranye zifite ubwoba. Umunsi wa Pentekosti mu muryango wa Israheli wari usanzwe uriho, wari usanzwe wizihizwa. Mbere wari umunsi w'umusaruro, akaba ari umunsi w'umuganura, umunsi bishimiraga umusaruro babaga baragezeho. Nyuma waje kuba umunsi wo kwibuka isezerano Imana yagiranye n'umuryango wayo ku musozi wa Sinayi, maze ibaha ya mategeko 10 ibinyujije mu biganza bya Musa umugaragu wayo. Kuri uwo munsi bahaweho isezerano mu mategeko 10. Mu gitabo cy'imuka Misiri kitubwira ukuntu Imana yigaragazaga kuri uwo musozi n'uburyo yavuganaga n'umuryango wayo binyuze mu ijwi rya Musa. Reba mu gitabo cy'imuka Misiri umutwe wa 19 umurongo wa 16 nikurikiyeho, ukuntu Musa yavugaga ngo maze Imana ku musozi wa Sinayi ikamusubirisha inkuba zesa n'imiriro yakirana n'imyotsi icucumuka, rubanda rwose rukamenya ko Imana ihari, ko Imana irimo kuganira n'umuryango wayo. Ngicyo icyarangaga ahari Imana, n'izo nkuba n'uwo muriro n'iyo myotsi yacucumukaga hejuru y'umusozi wa Sinayi, maze bahabwa ayo mategeko, bagirana n'Uhoraho isezerano. Maze ayo mategeko ngo akazaba ikimenyetso kizaranga umuryango w'Imana. Andi mahanga azahora atangarira yibaza ngo ese uriya muryango w'igihangange, ese uriya muryango uzi ubwenge, ese uriya muryango udasa n'andi mahanga ubikesha iki kuba usa kuriya, umeze kuriya, wunze ubumwe kuriya, ufite uburumbuke nka buriya? Ntibakamenye ibanga ryabo ko ari isezerano bagiranye n'Uhoraho. Uwo munsi rero warangaga ishema ry'umuryango wa Israheli, kuko aribwo wibukaga ko wagiranye igihango n'Uhoraho. Wizihizwaga rero nyuma y'ibyumweru 7 nyuma ya Pasika. Ibyumweru 7 ni ukuvuga ko iminsi 50 ibishize, 7 gukuba 7 ni 49, hanyuma ku munsi ukurikiyeho akaba ari umunsi wa Pentekosti. Pentekosti ni iminsi 50 mu kigereki Pentekostes. Ni umunsi
kuri twebwe usoza igihe cya Pasika. Tuba twaragize iminsi 50 yo kuzirikana no kwakira ingabire za Kristu wazutse. Ni iminsi isumba iyo Kiliziya iteganyiriza igisibo. Murabizi igisibo ni iminsi 40. Twigomwa, dusenga, dufasha abakene, twibabaza, turangamira iryo zuka. Ariko kwinjizamo ingabire za Pasika hagomba igihe kirekire kugira ngo tuzakire ku buryo bwuzuye. Tuzi ukuntu Yezu Kristo wazutse yamaze igihe yiyereka izo ntumwa, azibonekera haba muri Senakuro, haba ku nkombe y'ikiyaga cya Genezareti, akazereka ibiganza bye, akazereka urubavu rwe, akazibwira ati ni jyewe, nimuhumure. Bari barabonye byinshi, yari yaraberetse byinshi, yarabigishije byinshi, ariko bakomezaga gushidikanya, bakomezaga kugira ubwoba, bakareka gutuza, bakagumya guturagurwa, bikanga Abayahudi ko nabo agacuni kaba gato babasakiza aho bari bihishe, maze bakabakurikiza shebuja. Ijambo ry'Imana ryabatweretse ngo bari hamwe, bikingiranye, bahindiye, bafite ubwoba bwinshi. Abo bantu ngo bari bafite ubwoba. Icyari kibahuje, nari ngiye kuvuga ngo si urukundo rwari rwubahuje, si n'ukwemera byari bibahuje, ahubwo ni ubwoba. Ni ubwoba. Murabizi ko ubwoba burya buhuza n'abantu bari basanzwe badakundana na gato. Icyago kigakubitira hariya, bahunga bakabona bari kumwe, maze bugakunda bukabahuza. Bari bafite ubwoba, bari kumwe, ahari banitana ba mwana. Ibiganiro byabo sinzi uko byari bimeze, ariko ahari byari ibiganiro byo kwitana ba mwana. Bari barabaye ibigwari mu bihe byari bikomeye imbere yo gufatwa no kugirirwa nabi kwa shebuja. Ubwoba bwari bwaguriyemo, bikanga igikomye cyose. Ni muri uwo mwuka rero Roho Mutagatifu yabamanukiyeho. Pentekosti yarabasanze, ibasanga kandi batunguwe, maze Roho w'Imana abaturumbura mu gisa n'imva bari barimo. Ubwoba bwari bwabagize intumbi, basaga n'abapfuye, basaga n'abari mu buvumo bw'imva. Roho Mutagatifu yabashubije ubuzima, barabadutse, maze ngo barasohoka bajya mu bantu, basanga abandi, maze bamamaza ibitangaza by'Imana. Mutagatifu Luka arabidushashanyiriza ku buryo bwiza ngo umunsi wa Pentekosti, wa munsi w'isezerano ry'Imana n'umuryango wayo, ubaye
umunsi w'isezerano rishya, umunsi kiliziya ibadutse ivuye mu mva y'ubwoba n'itotezwa. Ni umunsi kiliziya yatangiriyeho ubutumwa koko. Ni umunsi isezerano rishya rigiye mu bikorwa by'umwihariko. Ngo umuyaga w'inkubi wabamanukiyeho, na za nkuba n'imirabyo byari hejuru y'umusozi wa Sinayi, bishushanya imbaraga z'Imana nyir'ijuru, byabamanukiyeho maze birabanyeganyeza, birababagayura maze barahaguruka. Ikimenyetso cy'umuriro twese tuzi, umuriro dusanzwe tuzi ko ususurutsa. Umuntu wakonje umuriro uramususurutsa, ingingo zigakonjoka maze umuntu agakunda agahaguruka. N'umuntu burya wapfuye ingingo ziba zakonje, nicyo kirango wapfuye. Uwo Roho Mutagatifu aje kubabatura muri urwo rupfu batewe n'ubwoba, maze akamurikira imitima yabo. Tuzi ko umuriro udasusurutsa gusa, udatanga ubushyuhe gusa, ahubwo umuriro ni n'urumuri. Agiye gususurutsa ingingo zabo maze amurikire ubwenge n'imitima yabo, maze bakunde basohoke. Uyu muriro tuzi ukuntu wagaragaje Imana ku musozi wa Sinayi, ariko nanone wari waragaragaje iyo Mana muri cya gihuru Imana yiyerekeyemo Musa, ngo umuriro wagurumaganagamo, ariko ngo igihuru ntigikongoke. Ni wa muriro Yohani yavuze ngo dore nguyu araje, azanye umuriro, agiye gutwika umurama, bya bihuhwe, maze ingano nziza azishyire mu kigega cye. Ni wa muriro Yezu Kristo nawe ubwo yavuze ati ntabwo naje kubaha amahoro, ati ahubwo nje gukongeza umuriro ku isi. Ati mbega ukuntu mpangayitse kugeza igihe ibyo bizaba byasohoye. Nguyu uwo muriro rero bavandimwe, uyu muriro ngo wigabagabanije ku ntumwa, maze izo ntumwa zigakunda zigahaguruka, kuko zari zihawe imbaraga z'ijuru. Intumwa zasohotse ntacyo zikanga, zahuye na ba bantu b'isi yose, zihura na ba bandi zatinyaga, zari zifitiye ubwoba, ngo zasanze ari abavandimwe, zasanze ari abafite inyota y'Imana. Ubwoba zari zifite ntaho bwari bushingiye. Bavandimwe, koko ngo aho hari hateraniye abantu baturutse ku isi hose, Abamedi, Abaperisi, aho muri Mesopotamiya, Abagereki, aho muri Ponti, aho muri Chypre. Ni ibihugu byari bizwi icyo gihe byose. Ibi bihugu bitwibutse hahandi hari haratatanirijwe umuryango kera wari umwe, maze ngo mu bwirasi n'ubwiyemezi bwabo bifuza nabo gushyikira Imana. Aho gushyira hamwe bubaka icyiza, ahubwo bubaka igishaka gutuma bareshya n'Imana. Ni babandi b'Ibabeli, maze ngo Imana birayishavuza, maze isobanya indimi zabo,
kandi ibatataniriza hirya no hino ku isi. None dore uwo Roho Mutagatifu arabagaruye, none barumva buri wese mu rurimi rwe ibitangaza by'Imana. Bavandimwe, Roho Mutagatifu niwe uhuza abana b'Imana baturutse mu ngeri zose, baturutse mu moko yose, nka bya bindi twumva mu Ivanjiri mu byahishuwe bya Yohana intumwa ko ngo mu ijuru imbere y'intebe y'Imana yabonye abantu ibihumbagiza bitabarika baturutse mu moko yose, mu ndimi zose, mu mahanga yose, bari imbere y'Imana basingiza izina ryayo, kuko yabacunguye, kuko yabakijije. Kiliziya rero yavutse ubwo, yavutse ishingiye ku bagabo basa n'abadashinga, ku bagabo batari ibihangange, ku bagabo baciriritse. Yewe abari aho babanje no kubanyega bavuga bati bariya abantu baradutuburiye, bagomba kuba basomye akayama ka mu gitondo kakaba kabavugisha amangamburi. Bariya si Abanyagalileya, bariya abanyamusozi tuzi, ntaho bize, biriya ni ubutekamutwe. Abandi bakabisubiramo bati ni koko yarazutse. Aleluya. Na n'ubu hari abakinyega iryo jambo, hari abakigaya iyo nkuru nziza, bumva ko aribo bashobora kuba bafite ukuri. Nyamara kuva mu ntangiriro koko iri jambo benshi bararikeresheje, ariko ntibyaribujije gukora urugendo risakara isi yose, rigera mu Rwanda rwacu. Ubu turi muri yubile y'imyaka 125 Ivanjiri igeze mu Rwanda. Dore yinjiriye hano hakurya hafi yacu Isave mu mwaka w'1900. Imyaka ibaye 2025, iyo nkuru nziza koko itugezeho. Turabyishimira, ntiyabuze guhura n'ingorane, ntiyabuze guhura n'ibizazane. Benshi barwanije abayoboye Kiliziya, bakabarega ibiri byo cyangwa ibitari byo. Yewe n'ubu nuko muzumva hirya no hino Kiliziya bayivuga uko bishakiye, bagaya abayobozi bayo ndetse n'abakristo, bagaya inyigisho zayo bazikerenza, bazijora, bazigaraguza agati. Ariko hejuru y'ibyo byose twumve ko ibyo twumva atari ubwa mbere bibaye, byabayeho mu mateka kuva mu ntangiriro. Ariko kuko iyoborwa na Roho w'Imana, ariko kuko ishyigikiwe na Roho w'Imana, imurikiwe nayo, iryo jambo ryakomeje kujya mbere, maze ibyo bitero bya Sekibi bitigeze bishira inyuma, Roho Mutagatifu akabihigika, maze ijambo rya Nyagasani rikagumya rikajya mbere. Izi ntumwa rero, aba bagabo bari barabaye ibigwari, bagize ubutwari, bakoze urugendo ruhimbaje rushimishije, kugeza ubwo bamenya amaraso yabo kubera iryo jambo.
babonye umwanya wo kwitorora, maze baremera bati aho kuryamira ijambo rya shobuja waryamira ubugi bwa ntorezo. Baremera batega umubiri wabo, maze amaraso yabo arameneka, atubera atyo imbuto z'ubukristo. Tuzi ko izi ntumwa zose zabaye abamaritiri, zose zarishwe usibye Yohani. Ariko nawe tuzi ko ubumaritiri bwe yabukoreye ku musaraba, aho amaraso ya Yezu Kristo yamushokeragaho. Niwo wa munsi yakoze ubumaritiri bwe. Izindi ntumwa zose zahunze, zacitsemo igikuba, we yahamye aho ngaho hamwe n'ababagore. Bavandimwe rero, natwe iyi Pentekosti itumara ubwoba. Iyi Pentekosti idutinyure muri byinshi. Wenda hari nawe ufite ubwoba. Ese ufite ubwoba bw'iki? Ufite ubwoba bwandi? Ushobora kuba wavuga uti Roho Mutagatifu namara ubwoba, igitangaza yankorera nuko yansohora muri iyi gereza, nkajya hanze nanjye nkaba umwigenge. Izi nkuta akazihirika maze bikamera nk'iby'Iyeriko, nanjye ngasohoka nkaba umwigenge. Nyamara mwibuke ko umuryango w'Imana uhoraho yawukinguriye inyanja itukura, maze ugasohoka muri ya gereza yo muri Egiputa, yo mu Misiri. Ukuntu wasohotsemo murabizi, wahoraga wifuza gusubira mu Misiri. Ngwaha hari inyama ziryoshye n'ibitunguru bitogota, ngo wakwisubirirayo. Byasabye imyaka 40 uhoraho akoresha rya tegeko na rya sezerano kugira ngo abakuremo urwo rucakara, uwo mutima wa gicakara. N'urugendo. Natwe rero dusabe Uroho Mutagatifu kugira ngo adukuremo uwo mutima w'ubwoba, uwo mutima ufungura, ufungiye muri ubwo bwoba, muri ibyo byago, muri izo nzika waba ufite. Wenda ufite ubwoba bwo kuvuga ngo uwampemukiye, uwambeshyeye, ejo twongeye guhura yancuza ubuzima, yangirira nabi. Wenda uravuga uti nanjye uwo nahemukiye nkaba ndi hano, twongeye guhura nanjye yangirira nabi. Ugahora ufunze, ufungiranye mu mutima, mu bwenge, usibye no kuba ufunze ku ngingo z'ubuzima, ariko no mu mutima ukaba ugifungiranye muri cya gihome, muri yamva y'ubwoba no kubura kwicuza no kugororokera Roho Mutagatifu. Musabe amanurire umuriro we kuri wowe, maze ubohoke ku mutima no mu bwenge. Igihe uzaba wasohotse hano, uzaba koko uri umwigenge wuzuye, kuko icyakorwa cyose iki gifatika wahamana wa mutima w'abacakara, kuko nk'ababandi b'umuryango w'Imana basohoye muri Egiputa, bagahamana ya myumvire. Musabe ahindure imyumvire yawe, uzabona ko abo witaga abanzi bawe ari abavandimwe, ko ahubwo biteguye kugufasha mu buryo bwose. Azagufasha kubona ubwigenge
n'ubwisanzure bwuzuye. Uzahindura indoro yawe, uzahindura imyumvire yawe, maze byose bihinduke bishya. Hari wa murwayi wo mu mutwe wari usohotse mu bitaro by'Indera, baramuvuye ngo yumvaga ko ari umunyorogoto. Noneho abaganga baramubwira bati uri umuntu, ntabwo uri umunyorogoto. Barabimubwira, barabimutoza, ati nibyo koko. Arasohoka, ageze hanze ngo abona inkoko, asubira inyuma abwira muganga ati ziriya nkoko wazibwiye ko ntari umunyorogoto? Natwe rero bavandimwe, dusabe Nyagasani ngo duhindure indoro. Uwo Roho we aduhindura umutima, adufungure, maze tuzabone ko abo turi kumwe ari abavandimwe, ari inshuti, kandi biteguye kudufasha muri byose. Dusabire Kiliziya y'Imana kugira ngo ihore iteze amatwi uwo Roho Mutagatifu. Dusabire abayobozi bayo mu nzego zose, dusabire abakristu bafite imirimo myinshi inyuranye, kugira ngo Roho Mutagatifu anyuze Kiliziya yacu mu bihe by'inzitane. Ibihe bikomeye by'iki gihe ntibyigeze bibura, ariko turavuga iby'iki gihe bibangamira cyane ivanjiri, bibangamira cyane iyogezabutumwa hirya no hino. Kandi twizeye ko Roho w'Imana uwo nguwo azahora aha Kiliziya ye umutsindo, nk'uko byabaye kuva mu ntangiriro. Nyagasani Yezu nabane namwe. Dukurikijeho rero umwanya wo gutanga isakaramentu.